Piriya mwana. Papa kwe. Ako nta kintu kiba buriya ntakivuze. Nta kintu kiba rwose kananura atakivuze. Azi ko nari nagakarabye mu maso. Nta mahanga boss bansigiye. Aseri bimeze bitewe yuko warwaye. Ariko mwana hari ibintu nyanekereza turimo nagwa mu bizi. Hari ibintu nyanekereza bikanse. Itekereza ku mazina ya kera. Kera Ugasanga nk'umuntu bamwise mbure na karemwe. Umuntu abahunga. Mbure na karemwe. Ahubwo so umuntu ubwo yatuvugisha kuri kabo. Uwo muntu ubwo yabyara akabyara abana bazima. Urumva bazasaza n'akarema kaje. Yese ahubwo baburamo n'umurari. Umurari wabura. ahubwo vuga uti hari undi inzi neza noneho yitwa mbure n'umwe ubwo oya ubwo naza n'umugore agasaza ari ingumba ubwo azarenganya Imana mbure n'umwe kandi kuko ntawabonye Yesu ubwo yarenganye. Ntabwo yarenganya Imana nako ni mbure n'umwe. Oye mureke mbabwire ne hari akantu nyibutse. Hari ababyeyi bari kubyara muri iyi minsi ugasanga umwana bamwise Keza Angela. Sibyo? Bakamwita Manzi Ken. Ayo ni amazina meza. Ariko se noneho ramuka wumve abaye nka sogokuru w'umwana w'umuntu. Sibyo? Noneho umwana mutonya akajya avuga ngiye kwa sogokuru Keza Angela. Oya ahubwo hari n'undi ujya kumva ngo bamwita ngo ni igihozo hopu. Ukibaza uwo mwana igiho hopu nakura akabyara akajya abuzukuru. Uwo mwuzukuru aravuga ati nanjye ubu ngiye kwa kaka wanjye yitwa Hopu atuye mu cyaro. Noneho hari n'undi bavuga ngo ngiye kwa kaka Kamikazi Angel. ubundi nituvuga wenda ngo tugarure umuco hari ibintu bigomba kugaruka ureba umwana ukamwita ngo Angel ngo Kenny bagarura amazina ya kera. Umwana umwite Madarina nyirabishyimboki cyangwa se nyirabishyimbo ko n'ubundi bishyimbo bari no kwinaga cyangwa ariko na nyirabikari ryasamo kuburyo ngiyewe nzavuga ati ngiye kwa kaka nyirabikari aho kuvangiye kwa kaka kaka Kamikazi ngiye kwa kaka nyirabikari. ako buriya Olives ureba muri iyi minsi hari ababyeyi bari kubyara abana hari amazina batagombye kuba bari kujya kuba. Hari amazina rwose ugasanga ngereka nkwereka mbyaye umwana muri iyi minsi hari amazina ntajya kuri urugero umwana yanjye ntamwise Nyirahabimana Covid. Urumva iryo zina Nyirahabimana Covid noneho ngewe namwita noneho kabari nizikinge corona. Ngewe noneho nabyara ndamwita guma mu rugo Angelique. Ahubwo niryo nezi mwe muvuze ibyo ngibyo muranyibutse. Ejo bundi hari umubyeyi yaraduteraga urwenya ngo yagiye kubyara kwa muganga. Noneho urabona muri ino minsi uragenda kwa muganga hari n'igihe ugerayo ugasanga urumwe. Bako yari yazahaye nta kintu yitayeho ariko akimarira kubyara yareba hirya akabona umuforomo yambaye ingofero agapfukamunwa. Yayeye hirya akareba undi muganga ingofero n'agapfukamunwa. Urumva noneho reka noneho bamaze ngo madamu se umugabo wawe ko ntawo mwazanye umwana turamwita ne kugira ngo tubone abone iyo bandika kuki kwirangamimerere basigaye babikorera kwa muganga. Noneho umudamu areba hirya agapfukamunwa kariyo areba hirya areba mwumva muganga reka nkubwire umwana wanjye umwite gapfukamunwa Peter.